Uwitwa Ndayishimiye Balthazar ni umwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda bakiri bato bafite impano idasanzwe, bazi umupira, bashobora kuzisanga muri shampiyona 5 zikomeye i Burayi. Uyu musore ari kwitoreza ndetse ari no gukinira ikipe y'abato ya FC Bayern Munich. Iyi ni imwe mu marerero azwi cyane ku isi mu gutegura abakinnyi b'ejo hazaza. Harimo wenda nk'umukinnyi uheruka kuvamo muri akademi yayo bazamuye witwa Carle, ukina muri FC Bayern Munich yaba Harry Kane na Michael Olise. Rero mukomeze mukore subscribe, umuntu utarakora subscribe ni muyikande, tuzajya hano tubana mu nkuru nziza kandi muzikoranye ubuhanga. Kugira muri rero iri Ndayishimiye Balthazar akinamo ntago ari ibintu biba bisanzwe, ni ibintu bisaba impano. Kuba ufite impano, uri talented, ufite impano idashidikanwaho, bisaba umurava, kuba udacika intege, kuba ukunda ibyo ukora, bigusaba kugira ngo ube ufite imyitwarire myiza, ufite discipline. Mwese murabizi ko abantu bo mu bihugu by'i Burayi bakunda ikintu cyitwa discipline, bayishyira imbere cyane. Ni ibintu kandi bisaba ubushake bwo gukomeza kwiteza imbere buri munsi, kumva ko nyine ukwiye kuzamura urwego muri talent yawe, ugakora uko ushoboye ukazamura urwego. Balthazar ibyo byose bituma abatoza bamubonamo umukinnyi ushobora kuzagira ejo heza mu mupira w'amaguru w'u Rwanda. Ntibizadutungure rwose kubona umunsi umwe Balthazar ari nko mu ikipe ya FC Bayern Munich, cyangwa wenda baramutije nko mu yandi makipe akomeye y'u Burayi. Bashobora wenda nko kumutiza mu Bwongereza nko muri za Everton, cyangwa se bakamutiza mu Butaliyani nko muri za AS Roma, cyangwa se muri Portugal nko muri za Benfica n'andi makipe, kuko nyine ni umusore w'umuhanga kandi noneho bitewe n'ahantu ari kurererwa muri akademi ya FC Bayern Munich izamura abakinnyi bakomeye. Kuko buriya ikipe iyo ikomeye mu bakuru ikaba ifite na akademi ikomeye, haba hari amahirwe menshi ko umukinnyi uzamukiye aho hantu yazakina mu ikipe ikomeye akanagira kariyeri nziza. Uyu musore mu myitozo no mu mikino azwiho gukora cyane, ni umukinnyi ukora, ni umukinnyi uri physical fit, ni umukinnyi ufite umubiri, ni umukinnyi ufite imbaraga, akinana icyizere ndetse akurikiza amabwiriza y'abatoza. Ku kintu bita tactique z'abatoza, uyu musore ni umwe mu bakinnyi bazumva, dore ko ari n'umusore mutoya nyine ugifite ubwonko buri fresh. Kandi kuba ari umunyarwanda ari mu marero ya Bayern Munich bitanga icyizere ko u Rwanda rushobora kuzabona abakinnyi benshi bakina ku rwego rwo hejuru mu myaka iri imbere. Urumva uyu musore naramuka yitwaye neza muri akademi y'abato FC Bayern Munich, bizatuma babona ko abazungu cyangwa se abantu bo muri Europe cyangwa se abascouting abakinnyi, bizatuma babona ko mu Rwanda hari impano zidasanzwe, bizatuma babona ko mu Rwanda hari abantu bazi umupira, hari abana bazi umupira, hari abana bashobora kuzamuka neza bagakina kuri level yo ku rwego rwo hejuru. Rero kabisa uyu musore bitewe no gukora kwe cyane ndetse n'imbaraga bishyiramo ndetse no kubikunda, bizatuma nyine hari abandi bana benshi bo mu Rwanda bifungurira amarembo. Ni nacyo tumwifuriza, turamwifuriza gukora cyane, akazamuka neza, agakina n'imbaraga, agakina bikunze, agakina yumva ko ari igihugu cye nyine arimo arashaka gufungurira amarembo. Nicyo tumwifuriza. Abasesenguzi b'umupira bavuga ko amahirwe yo gukinira amakipe akomeye aturuka kwitwara neza mu marerero nk'aya. Ubundi umukinnyi w'umwana ukuriye muri akademi ikomeye nk'iyi ngiyi, iyo yitwaye neza agatsinda ibitego, akagira discipline, agakora cyane, agahozaho,
uko byagenda kose haba hari amahirwe menshi y'uko azabona ikipe ikomeye. Yego wenda abakinnyi benshi bakurira mu makademi akomeye ntabwo ari ko wenda bose uzababona muri za Premier League cyangwa se wenda muri za Real Madrid cyangwa se muri za FC Barcelona. Gusa umukinnyi wakuriye muri akademi ikomeye ndetse y'ikipe izwi cyane 90% haba hari amahirwe menshi yo kuzakina muri izi shampiyona eshanu zikomeye ku isi. Ashobora yego kudakina muri Premier League ariko agakina muri La Liga, cyangwa se yaba adakinnye muri La Liga akazakina muri Serie A, cyangwa se wenda atakina muri Serie A agakina muri shampiyona ya Portugal, cyangwa se wenda agakina muri Ligue E, cyangwa se wenda agakina muri shampiyona y'Ubudage. Rero nyine uyu mwana afite amahirwe akomeye ndetse n'u Rwanda rufite amahirwe akomeye cyane y'uko twazabona umukinnyi wa mbere w'umunyarwanda ukinnye muri shampiyona eshanu zikomeye ku isi kandi arimo arakinira n'ikipe ikomeye. Uyu Ndayishimiye Balthazar yego nibyo koko afite urugendo rurerure imbere ye, ariko intambwe byo byonyine amaze gutera kuba uyu munsi ari gukinira akademi ya FC Bayern Munchen ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ntabwo abana bose bo muri Afurika bajya babona izi chance zo kujya muri izi akademi, kuko izi akademi ikintu kizigiye akademi zikomeye ziba zifite nyine buri igikoresho cyose gishoboka cyafasha umukinnyi kuzamura urwego kiba gihari. Noneho hakajyaho n'ikintu cya coaching, uburyo batozwa. Bano bana batozwa nyine n'abatoza b'abahanga mu mupira, ntabwo ari wenda nka bino by'inaha iwacu mu Rwanda nyine wasangaga umutoza utoza abana nyine ugasanga wenda nta n'ibyangombwa bimwemerera kuba atoza, ugasanga nyine ni ibintu bifite akajagari. Gusa bano usanga ari abahanga muri byo, barabyigiye. Ikindi kandi usanga bano batoza ari abatoza bafite experience, ntabwo ari umutoza wasanga wenda ngo yaratoje abato gusa. Usanga nyine baragiye batoza ibyiciro byose by'abakinnyi, ugasanga wenda atoje nk'ikipe nkuru, atoza mu bana, nyine baba bafite ibyiciro bigiye bitandukanye. Intambwe rero uyu muhungu amaze gutera igaragaza ko ashobora kuzaba umwe mu bakinnyi bazahagararira u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Wenda tujye mu mibare gatoya, uyu Ndayishimiye Balthazar kuva yagera muri akademi ya FC Bayern Munchen amaze kuyitsindira ibitego 5. Amaze kuyitsindira ibitego 5 ndetse yanatanze assist imwe yavuyemo igitego. Uyu musore ntabwo ari igihe kinini amaze mu akademi, dore ko yanageje ubundi muri 2024. Nta n'umwaka wari washira uyu musore kabisa agiye muri akademi ya FC Bayern Munchen. Gusa uyu musore kuva yageraho nyine amaze kubatsindira ibitego 5 ndetse yanatanze assist mu match heruka, ndumva yatsinze ibitego 2. Match batsinze, hari ikipe batsinze ibitego 4-3, uyu musore yari yatsinzemo ibitego 2 ari wenyine. Rero urumva ko nyine ni umusore uri gukora cyane, ni umusore ushaka kugaragaza ko u Rwanda rufite impano cyane, ko no kugira ngo ajyeyo yatsinze test nyine akagumayo, agakomeza nyine bakabona ko ari umukinnyi mwiza, bakavuga ngo reka uyu mukinnyi tumukipinge tumutoze neza azavemo umukinnyi ukomeye. Rero nyine nk'abanyarwanda kabisa uyu musore mukomeze mumurebe neza kabisa. Uyu musore ni impano u Rwanda twifitiye, ni impano nyine yacu nk'abanyarwanda. Bya bibazo tujya tugira imbere ku bakinnyi basatira mu myaka iri imbere bishobora kuzagenda bishira gake gake. Uyu musore gusa ntago ari wenyine, hari n'undi musore bajyanye witwa David Okoche. Nyine ni abana babiri b'abanyarwanda bajyanye, gusa hari n'izindi mpano zigiye zitandukanye ziri Burayi. Hari n'undi musore w'umunyarwanda nawe ukina muri akademi yariyo Oviedo muri Espagne.
yitwa Nkurikiyimana Francis niba mbyibuka neza. Uwo musore nawe ni umusore mwiza kandi ufite impano, uri gukina neza. Rero nyine kabisa impano zirahari nk'Abanyarwanda, dukomeze dushyire imbaraga mu gutuma abakinnyi bacu bajya kuri level nziza, binyuze nyine mu buryo batangira gukina ari batoya, tubahe skills zikenewe. Izo skills nyine ntago twaziha abakinnyi bacu neza tudahugura n'abatoza babatoza. Kabisa Ferwafa uyu munsi nyine ubona ko hari ibintu byiza irimo irazana mu bintu bya development, irimo iragenda itanga amahugurwa, yohereza abatoza bakiri batoya mu bihugu byo hanze. Nk'ejo bundi bari bohereje ba Niyonzima Haruna muri Espagne muri Atletico. Kabisa nyine izo ni skills zigiye kuzafasha abakinnyi b'Abanyarwanda kuzitwara neza ndetse no kuzaba abakinnyi bakomeye mu minsi iri imbere. Rero kabisa umuntu utarakora subscribe nakomeza ayikore, hanyuma njyewe noneho nzajya mbazanira amakuru meza ya siporo kandi agezweho.